bijyanye n'ibirungo n'uburyo tubigenda tubivanga tugenda tubereka nyine ibyo dukora muri Ingara Creative Arts. Uyu munsi rero turagira ngo none kugira ngo mujye mumenya ibyo dukora n'uko tubikora n'impamvu tubikora n'icyo bimaze. Turagira ngo uyu munsi tubaganirize kuri iki giti cyitwa Crassula ovata, abandi bakita arbre de jade, ariko ni arbre de jade ni ukuvuga ngo iryo zina bikomora kuri jade nyine iri ni ryo bara ryacyo ryita vert jade. Iyi vert jade rero cyangwa se arbre de jade cyangwa se Crassula ovata tubahereza muri Ingara Creative Arts. Ni ikihe? Ni igiti kuki ariyo twahisemo cyangwa se kuki twagishyize muri bimwe tubasha kubaha. Iki giti gifite ibitangaza bitagereranywa. Mu gihe ibindi biti usanga bifata oxygene nijoro bikaba binabujijwe kubitunga mu nzu cyangwa se no mu cyumba turaramo kuko bishobora kugucura umwuka ukaba wanapfa, iki ngiki cyo iyo bigejeje nijoro nibwo kidegaja oxygene. Ni ukuvuga ko ku manywa gifata carbone hanyuma nijoro kikarekura oxygene. Ntabwo ari ibyo ngibyo byonyine, ni ukuvuga ngo hari n'ibindi byo nko mu myemerere ushobora gusanga mu mico runaka, nk'imico y'Abashinwa, imico y'Abahindi, usanga bavuga ko kizana n'amafaranga n'ikimenyimenyi, dore ikibabi cyacyo kigiye kujya kumera nk'igikoze nk'igiceri. Hanyuma nanone umubiri wacyo ubona ko ni igiti wagereranya n'igitenetene, byabazi ibyatsi byitwa ibitenetene mu Kinyarwanda. Kibikira amazi rero ntikigora kugihinga, gishyirwa mu itaka rwose ritari ifumbire. Urabona ko n'ahangaha tugifite initere aride, ryataka nyine ntikigombera amazi menshi kuko kibikira amazi. Iki giti rero wenda mbere y'uko wenda nsoza ibyacyo kugira ngo twihute, iki giti kubera iki nagushishikariza kuza hano ku Kacyiru aho dukorera hafi ya gare ya Kacyiru, haruguru y'umuhanda harebana na primaire ya Kacyiru. Uzamutse gato uhita nyine aho imodoka zisohokera, uhita aho turi haruguru, kandi abana nimero mwaduhamagaraho cyangwa se mukatwandikira kuri WhatsApp. Impamvu nagushishikariza kugira ngo utunge iki giti iwawe, iki giti gitunganya umwuka wo mu nzu. Kuri abantu bagira ibibazo by'amatapi cyangwa se ugasanga mu nzu haba hari umwuka utari mwiza, ushobora kuba ufite abana bajya bagira utuntu bakora nijoro bigatuma mu nzu hadahumura neza, iki giti cyagufasha. Abantu bagira asima, abantu bagira sinizite, iki giti uragifata ukagitera muri ubwacyo n'umutako, ni ornement. Ariko nanone iyo ugifite iwawe, iyo ugifite muri salo, uba ufite igiti cyiza cyane kigenda kigufasha nyine kuyungurura umwuka wo mu nzu. Hanyuma abajya hejuru cyane mu bijyanye n'imyemerere tutari butindeho, bakavuga ko kizana energy nziza cyangwa se nanone kikirukana energy mbi. Hanyuma ntabwo ari byo ngibyo byonyine rero twateguye kuri munsi tubabwira no kuri iyi buji. Iyi buji murayibona, ni kwa kundi nkora mbabwira ko twebwe dukora recyclage. Recyclage ni uburyo bwo gufata ibintu byari byarakoreshejwe ukongera ukabibyazamo ibindi. Ni ukuvuga ngo iyi hano hasi haba harimo umuti, uyu muti tuba twayiwushyizemo, hanyuma tugakora iyi buji. Twamara kuyikora mu buhanga bwacu nyine, iyi buji iyo uyicanye ihita impumuro yayo izamukana impumuro yirukana imibu mu nzu. Hanyuma rero tugeze kuri icyo ngicyo cy'imibu, ubutaha ntimuzacikwe, kora subscribe kuri iyi channel yacu yitwa Ingara G-Sport TV. Koraho subscribe, hanyuma ujye ukomeza kubona ibyo tugiye kubaha. Tubanga turabagezaho igiti noneho nacyo kirukana imibu mu nzu, igiti ushobora gutera hafi y'idirishya ryawe ugatandukana n'imibu. Bari nk'abantu, ni byiza ko leta y'u Rwanda iduha supanet ubuntu, ariko hari n'abantu ziba zarananiye. Muzajye kure rero mudufashe, muze tubahe ku biti. N'aya mavaze nayo nzayababwira, uyu munsi ntabwo nyababwiyeho igihe cyabaye gitoya cyane. Ciao ciao.